Yes, kanizere ko mumeze neza. Nababwiye kare nijoro, nababwiye ngo na postinze hariya ndababwira ngo ubu ndabizi abantu bakumbuye amakuru y'urugamba. Mfite drone mu ntoki zanjye ndakontorora umujyi wose. Ngicyo ikibuga cy'indege cya Rubavu. Ngicyo ikibuga cy'indege cya Rubavu kabisa. Nizere ko gahunda zimeze neza ngaho. Rubavu hepfo mu mujyi gato cyane urabona ikiyaga cya Kivu Kete, ikiyaga cya Kivu ukaza ukagera muri Kongo. Aha, ngiyo rero Mogoma hakurya hari antene eshatu na antene ebyiri, hari yego na antene ebyiri, aho ni muri Kongo. Ariko nkaza nkabereka ikibuga cy'indege nanone cya Goma. Ngicyo ikibuga cy'indege cya Goma twite Akamenamutwe TV, Akamenamutwe TV live. Ngicyo ikibuga cy'indege cya Goma, ni ukuvuga ngo umujyi wa Goma ufatanye n'umujyi wa Rubavu. Ayo niyo dore ikibuga cy'indege cya Goma ngicyo uko cyiza. Ariko ningarura kamera aha ngaha dore ngiye, ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege cya Goma n'ikibuga cy'indege cya Rubavu ni nko bifatanye, hagati harimo amazu. Aha, iki kibuga cy'indege rero cya Rubavu iki ngiki ubona cyegeranye, ni ukuvuga ngo ahagurutse imbere ni ku muhato, ahagurutse imbere ni ku muhato, ariko nanone gutya gato uje ng'amashuri ya Muhato ugakata gatoya ugahita uza kuri stade. Ngiyo stade Umuganda umanuka ujya Majengo. Ngiyo stade Umuganda umanuka ujya Majengo, hepfo ni mu mujyi. Ubwo ndagira ngo nkwereke ko Goma na Gisenyi birafatanye cyane. Hakurya ureba ni amazi, hakurya ureba ni amazi. Ngicyo ngubwo rero uburinzi bukomeye cyane, uburinzi bukomeye cyane bw'Igoma. Hariya wa muntu we aho FDLR yakambitse hariya kuri iriya defense kabisa, kuri izo antene niho aba FDLR yakambitse. Ngaho yakambitse hamwe n'Umurusiya ndetse n'ingabo za Kongo FARDC hariya barinda umujyi wa Goma. Ubwo mvuye ku musozi ndi kugira ngo noneho ingwe mu kibaya neza cy'umujyi wa Goma. Nguwo umujyi wa Goma neza mwabantu mwe, ndi kugira ngo murebe umujyi wa Goma neza. Urabona ko ufatanye neza n'umujyi wa Rubavu. Difference ni ikibuga kirimo. Aha, imirwano rero kugeza ubu urabona hariya hari umwotsi. Imirwano iri hakurya y'Ikivu, hariya hakurya niho za Sake, za Buzi, za Minova, hariya niho imiripuko iba ibera. Ariko ngo target bakubwira ko abarwana bavuga ko target ari uyu mujyi mureba mwabantu mwe, uyu mujyi wa Goma. Ariko abahanga basesengura iby'intambara bakakubwira ko uyu mujyi wa Goma, ubwo ndi kugira ngo nsohoke gutyo mu mujyi wa Goma, nzamuke ruguru gutyo, nerekeza gutyo gato gutyo ruguru, nzamura ayo mahema y'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma uri mu kabande, nzamuka kabisa. Hari umwotsi ni muri Kongo, nzamuka nshaka kubageza hariya. Bigaragara ko hari amazu mwabantu mwe, amazu akiri mashya cyane. Ubwo biransaba ko nzamuka gato nkazamura mikro nkayitereka hariya kuri iriya antene. Iriya antene naho bita Kanyarucinya. Ni ukuvuga ngo iriya antene ubona kari agasozi kazengurutswe ngo nicyo bita mataranshe, kazengurutswe nicyo bita mataranshe. Hariya hari icyo bita special force hariya ya FARDC ebana badeployinze hariya. Ariko ukazamuka gato ukagera kuri kari agasozi kameze nk'amabere y'inkumi hariya gutya hafi na Zamuja neza. Ngaho hariya kabisa Zamuja, kari agasozi ubona ko ari uburinzi bukomeye cyane. Ni turiya dusozi FARDC, FDLR, Wazalendo, turiya dusozi baradukontorora cyane kabisa
ko baravuga ngo dutakaje kamwe muri kariya gasozi twaba dufite ikibazo ko umujyi wa Goma waba uri kototerwa. Noneho ukazamuka gatoya uvuye hariya ukagera hariya za Kibati, hariya za Kibati mubwire ngo hari umwitozo uteye ubwoba, aho aba ofisiye ba FARDC bazindukiye mu cyo bita champ de tir, bazindukiye mu cyo bita champ de tir za Kibati, icyo bita kurasa kabisa, bagenda bamasha biga icyo bita kurasa hariya, ariko barangajwe imbere n'umusirikare ukomeye cyane wagenda gubatoza urugamba w'umurusiya, twabonaga babwira ati mupfukame ku igoti, mupige igoti, bafite target. Babonaga ko rwari urugamba mu by'ukuri, rwari urugamba rushushanyije hariya mu kirunga, bagenda biga urugamba, ariho abasirikare nyine bari kugenda bapasinga neza cyane, bitegura kurwana abo bazarendo, abo FDLR ndetse na Nyatura, aho biteguraga rwose urugamba, bavuga ubwo nabakuye mu mujyi ndabereka, ntangiye kubageza mu mashyamba handi bavuga ngo niho habaturuka ibintu bikaze cyane, niho habaturuka ibintu biremereye cyane, niho baba barwanira. Bivuze ko rero mwabantu mwe imbere hariya ubona kankore ka zoom gato hariya ubona imbere hariya ubona bahadeployinze abasirikare bandi bamaze gupasinga, ariho bashinze amahema, mwabantu mwe badeployinze amahema mu kibaya, bashinze amahema hariya imbere yo kwa Mama Olive, hariya imbere yo kwa Mama Olive niho bongeye kuba bashinga amahema. Abasirikare bapasinze ba FARDC bavuga ko ari special force biteguye kurwanira ahantu harambitse kabisa, bazi kurwanira mu matranche, bazi kurwana icyo bita combat sans arme. Iyo ngiyo aba ari special force iba yarize kurwana ifite imbunda, cyangwa ngo ikaba yarize kurwana mwabantu mwe idafite imbunda. Ariko nanone mwabonye ko M23 igera mu Rubaya, mwabantu abahungu bahariya muri centre babaga mu Binyangara hariya mu birombe by'amabuye, biyemeje kuvuga ati turabakurikiye, twende tugomba wenchietu, ati turabakurikiye, buriye amatata, buriye imodoka zigiye zitandukanye, yewe n'abakobwa bavuga ati turagiye. Nayo M23 uko iforuma niko FARDC nayo iforuma. Abo bazarenda ariko bahoruguru za Mugunga nabo mwabantu mwe ukabona ko bacitse intege, bavuga ati twebwe ni gute turi imbere kuri ligne de front, aho tuba duhanganye n'umwanzi turebana amaso ku maso, ariko ugasanga FARDC yatinye urugamba, iratwiba, irica abagore bacu, irabasambanya. Ati na sisi iyi vita haitawezekana, Tshisekedi mwenyewe akuye kwenye uwanja wa mapambano, akuye kwenye hapa naye apige goti, masasi iriye asikie kabisa. Ubwo rero abantu baravugaga ngo akamena mutwe ngo kutakijya muri ziriya ntambara zo muri Kongo ngo byagenze gute. Ngaho mwabantu mwiyo bavuga ngo urugamba rurahinanye, dore urugamba ruturuka mu musozi hariya rukaza neza rukinjira hariya mu nkengero z'umujyi, cyo bakubwira ngo ni umujyi wa Goma. Nkubwira ko rero mwabantu mwe nta mujyi wa Goma, nta mujyi wa Gisenyi, bitandukana ku burinzi bw'umujyi ndetse n'umutekano uba mu Rwanda usesuye kabisa. Ariko Goma na Gisenyi ndakubwiza ukuri ko ari ibintu bifatanye cyane. Ni view naje gufata ahangaha gisa neza, ariko ndabona ikirere gisa nkaho kiri kugenda kirakara neza cyane. Ariko wowe uri mu mahanga ya kure, ndagira ngo nkwereke kabisa, nibere hejuru muri drone ndafotora umujyi, nibereye mfite drone yanjye igenda inyereka buri hamwe cyane. Ntumbaze ngo akamena mutwe wari uri hehe, icyo nzi cyo nuko naje ahantu nshobora kuguha show, nkakwereka buri kimwe, nkakwereka ikivu, nkakwereka amazi. Uko umujyi wa Gisenyi ni umujyi uri mu kabande, yewe n'umujyi wa hehe, n'umujyi wa Goma ni umujyi bimeze kimwe cyane. Uyu munsi intambara barwaniye ahantu bita muri Sud Kivu, mu gace bita Inumbi, hariya mu by'ukuri werekeza za Shangi, hariya rwose mu nka niho babundaniye, niho imiripuko yagiye ibera. Ubwo rero nagira ngo ngende nkwereka ko ibintu bimeze gusa
muri za Rubaya mwabantu mwe uyu munsi bakozanyijeho, ariko rwari urugamba rwamaze igihe gito cyane. M23 amakuru atsumira avuga ko yahishe ingabo z'abarundi nyinshi mwabantu mwe, abandi bakiripotinga cyane cyane kabisa bakishyikiriza M23, ari nako M23 ingabo zayo kabisa za AFC zagaragaye mu cyo bita mu Gitamaduni, bagenda kabisa bari kuri Mucaka, bari mu Karasisi kameze neza cyane, mu bice bagenzura cyane cyane muri teritwari ya Rucuro. Ubona ko umutekano wagiye ugaruka hariya hose kabisa, M23 igenda ikontrola. So nagiraga ngo mbereka ahantu hari strategique nyine ku rugamba. Turiya dusozi urareba ahantu Gomiri, ureba ahantu Gomiri, dore iyo ni indege ivuye ahangaha ku kibuga cy'indege. Ngiyo indege mu kirere igenda hejuru y'amazi kabisa, ngicyo ikiyaga cya Kivu, hariya na amazi yo ku Rwanda, urabona gaze metani, ibintu bimeze neza cyane kabisa. Igoma n'urujya n'uruza rw'indege, ubona ko urujya n'uruza rw'indege kabisa zakomeje kugenda zigwa umunsi ku munsi, zirahaguruka nyabuneka buri minota, ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Nagiraga ngo nkwereke iki kirere uko kimeze kabisa, urebe uko kimeze. Nyita Akamenamuto TV, nagusharingaga ubwiza bw'umujyi wa Gisenyi ndetse n'ubwiza bw'umujyi wa Goma. Iki ni ikibuga cy'indege cya Goma, iki ni ikibuga cy'indege cya Gisenyi ahangaha, iki ni ikibuga cy'indege cya Gisenyi, ariko ninza gato nzamuka abantu bahazi urahita ubona ikibuga cy'indege nacyo cya Goma, kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Twite Akamenamuto TV ku biganiro byacu tugenda tukugezaho. Wakoze kuri wowe washoboye gukanda icyo bita subscribe, gubwa neza cyane. Twite Akamenamuto TV.